haranditswe ngo erega hariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera kigashibuka kandi kikajya kigira amashami y'ibitomo. Ntacyo reka dushyire umurongo 8 n'umurongo w'9. Nubwo umuzi wacyo usatira mu butaka n'igishyitsi cyacyo kigahera mu mukungugu, iyo cyumvise amazi cyongera gushibuka kigatoha nk'igiti kikiri gito. Haleluya. Turasoma n'ahandi hamwe tuyaganiraho kuri make cyane kuko umwuka yasobanuye. Turasoma mu rwandiko rwa 2 Pawulo yandikira Timoteyo, turasoma ibice 2 n'umurongo wa 19. Rwa 2 Pawulo yandikira Timoteyo, ibice 2 kugeza ku murongo wa 19. Urupapuro rwa 216 wageze. Haranditswe mu nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze. Rwanditsweho iki kimenyetso ngo Uwiteka aza. Kandi umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka itegeko riravuga ngo amen. Komera Imana amashyi twicare tuganire kandi dushake Imana. Ndaza gusaba abacuranzi uko tujya dukorana murabizi, mwegere ibikoresho kandi mubifate mwese. Buriya mugomba tuba maso cyane kugira ngo ibintu byose mu Imana bigende neza mwanya wabyo. Tuganira ku ijambo rivuga ngo urufatiro rw'abakiranutsi ruracyahagaze. Haleluya. Urufatiro rw'abakiranutsi ruracyahagaze. Ururamba urufatiro rw'abakiranutsi ruracyahagaze. Imashine. Amen. Umugabo bita Moridekayi yigeze agira ikibazo ari mu bunyage, ahura n'ikibazo ku irembo ry'ibwami. Amaze kubona ikibazo gihari, atuma ku mukobwa bita Esther, aramubwira ngo mu gihe nk'iki, mu gihe gisa, ukwiye kugira ibyo ukora kugira ngo abayuda batabara bari umugisha. Esther abibonye abona ashingiye ku mabwiriza no ku mategeko y'Imana, abona bitemewe ko asaba umwami, kuko ibihe yari ntabwo byamwemerera gusaba umwami akamutuza. Hari igihe abantu tugeramo tugashoberwa, tukabona nta nzira yo kunyura.
barasenga arababwira ngo nibasabire kugira ngo mbashe kubona imbaraga ati ntabwo utazikayitse ubwami batanga ubuzima uvuge ngo hari izindi mbaraga. Haleluya haleluya haleluya. Hari izindi mbaraga zitandukanye n'imbaraga ziva mu bantu. Manishimwe Esta yari n'ushidikanyaho Moridekayi amutumaho aramubwira ngo we kwinjira kwayo uzarokoka uzasigara mu bayuda bose. Kubera ko uri mu nzu ikambere ibwami aramubwira ngo naho waceceka mu gihe nk'iki amubwira ijambo rikomeye aramubwira ngo nta kintu na kimwe kibaho kizabuza abayuda gutabarwa. Imana icyubahiro kuko nta kintu na kimwe kibaho gishoboka kizabuza abakiranutsi kwinjira mu masezerano. Imana ishimwe idusezeranya niyo kwizerwa kandi no kubikora izabikora. Komere Imana amashyi tuyishimire. Isezerano niyo kwizerwa nta kibasha na kimwe kuzitira mu bwami. Bateranya abayuda bose barasenga Esta mu mbaraga z'ubuzima bwabo. Umugabo witwa Yobu Bibiliya ngo yari umukiranutsi. Yobu yari umukiranutsi ushima Imana. Ntabwo Bibiliya ivuga ngo urugo rwa Yobu rwarakiranukaga ahubwo ivuga Yobu. Ntabwo yabuze umugore we yabuze n'abana ariko iyo ukurikiye ntabwo uba warakiranutse kuko abana baragenda bagakora ibyaha baza gusenya akabakamira itaha kugira ngo Imana ibabone. Umugore wo mu gihe cyo kurwara kwa Yobu yabaye ngo tuka Imana birabona ataba ari umukiranutsi ariko Yobu yari umukiranutsi. Haleluya. Yobu yari umukiranutsi ariko ntabwo urukundo rwakiranuka ntabwo umuryango wakiranuka. Yobu yari umukiranutsi. Kwibwira ngo rivuga ngo urufatiro rw'abakiranutsi ruracyahagaze nubwo bageragezwa nubwo bahomba. Haleluya. Nubwo bataratara nubwo byaba bitaremera ariko urufatiro rw'abakiranutsi ruracyahagaze. Nubwo basuzugurwa nubwo abantu babakandagira ariko haracyariho urufatiro rw'abakiranutsi kandi ruracyahagaze. Imana ishimwe. Yobu aragenda arahomba baragenda barabana mu bitugu ariko asigarana ikintu cye. Asigarana ikintu kimwe. Yobu aragenda ararwaye kubagira ibibazo afite inshuti zose na Elifazi baragenda gushira baraza gusura arwaye baramusengera bafata iminsi bariyiriza ariko ku munsi we barabataka bushe. Uyu muntu afite ibyaha ntabwo Imana yagiye gukiranutsa urabona muri watuye wihane. Hari umunsi umuntu abaho agasa n'uwakurikirana Imana agasa n'icyaha akaba yumva akenewe mu muryango muri sosiyete ariko umukiranutsi ararinzwe. Baramubwira ngo ntabwo Imana yareka atarakoze ibyaha baramubwira ngo Yobu wihane. Ihane.
uracyakoze hari abakora gukoresha bamaze kubikora imana Thank you.
kurengera. Haleluya! Haleluya! Yatubishana kirongera kigashibuka. Erega y'umutima wawe Dawidi yagaganira nawe yashakaye akoga mu mutima we ukanyuhagaramo abantu utegereza Imana bane yakiranutse nabo ukanyuhagaramo arawurega haracyariho Satani abonetse
Yesu. Ndashobora gutarakira umwami Yesu. Turamusaba mu mbabazi z'Imana. Urahaguruka uhuze na Yesu, nawe ubone ibyiringiro by'abakiranutsi. Urahaguruka uhari usengere, tubwire Imana ikugirire neza muri iri teraniro. Uyu munsi wawe uguhinduka, nawe ushime kurufatira. Ascende